ngo baramukubitse ku rwego witwa Jeskizo yarageze rwo kwibagirwa izina rye. Mu makuru witwa Jeskizo yaje kuba atangaza yavuze yuko mu bantu bamukubise cyangwa se mu bantu akeka yuko bashobora kuba baramuhohoteye hashobora kuba harimo n'uwitwa Badrama. Bari abantu ngo bazanye n'imbunda ngo bafite imbunda ebyiri, bivuze ngo ni abantu baragare Badrama arimo kubita uwitwa Jeskizo wa mipango, ariko Badrama umenye yuko baye kirumba imbere y'Imana nkubwije ukuri uri gusebya ababyeyi bakubyaye. Kasuku ntashya ari muri wagira icyo ngicyo munakimenya ukuri mwabahanzi mwe mu byange mu byemere. Nitubura umuntu nka Dumba muri ino game muzamenye yuko showbiz ari nyine isa nk'isubiye hasi. Yes, reka nongere mwikaze kujyana ibiganiro byacu kwibuga Global TV musuza werereye hose, uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali. Mbaze neza muri 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora no tubasuze kandi twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, uherereye hose mu Kinyarwanda, reka twizere ko umeze neza n'utanameze neza ngo yihanganira aza kuza guhinduka nawe bigene neza. Dukomeze cyane abantu bari Masisi, dukomeze cyane abantu bari Murenge, tubabwire bakomere kandi bihangane. Nk'ibisanzwe iyo nahuye na Kingira bamuzi ko agiye gushyira hanze byinshi cyane bitandukanye, umuceri abagiye kumena cyangwa se gutangaza ari makuru menshi atandukanye afite ubugororangingo ndetse yizewe cyo bita gupfubura. Ugiye icyo bita gupfubura. Ubu uri umupfubuzi? Nge ni umupfubuzi wa showbiz ariko barabizi. Nabindeba kure muri showbiz nyarwanda. Gupfubura ni cya gihe urimo uragerageza gukora neza icyo abandi bakoze nabi. Sobanukirwa. Abantu bari buze kuza kuvuga ngo Kingira ni umupfubuzi ariko barabizi. N'ubundi kuri umupfubuzi. Nge ni umupfubuzi wa showbiz. W'amakuru y'imyidagaduro. Kuko ni kwanya umupfuburamo. Akonzi. Naringize ngo. Oya, nge ni umupfubuzi wa showbiz. Utakongeye ntago mba ndiwe. Ubaba ngo ariko rero ubamagaye ngo Kingira umupfubuzi. Ntago mbyemera. Ariko yavuze ngo Kingira umupfubuzi wa showbiz nyarwanda. Byo ndabyemera. Ariko urumva harukuru umuntu ahina. None se umuntu avuze ngo Kingire, King E. Ntago yaba abihinnye. King E. Ngo nujye no kubintu uzavuga ngo umupfu. Oya yavuze ngo umupfubuzi. Yego. Waki? Abo kawaki. Ndakomeza nyine ukaza kubitekerezaho nyuma ukongeraho showbiz nyarwanda. Oya urumva harukuru tujya tuvuga. Ase ari gutuye n'amazina yanjye. Oya hari igihe tuba turi bogana n'umuntu agahita ngo wari bogana naye na Kingira. Wowe ntumwe w'umupfubuzi. Ibyo birumvikana kuko abantu bazi Kingira bakaba bazi ko Kingira nitwa n'umupfubuzi. Byange bikunda babizi yuko ndi umupfubuzi wa showbiz nyarwanda. Kuko nandi mazina nk'indeba kure n'iki bigiye bitandukanye. Yego. Bazi yuko nanone n'indeba kure muri showbiz inyarwanda. Bisobanuye iki rero? Biza ngo kuvuga ngo Kingira nari mbonegana na Kingira w'umupfubuzi. Umva kare abantu ba showbiz nyarwanda. Ese ubundi showbiz ni? Showbiz ubundi iyo ngiye kwisobanura. Hari abantu babyitiranye. Sibyo? Iyo tuvuze showbiz benshi twumva imyidagaduro. Ariko nanone imyidagaduro ikaba kwinshi. Ese si impine showbiz? Showbiz ntabwo twabyita impine kuko iri mu rurimi abanyarwanda rutari ikinyarwanda nyizina. Sibyo? Showbiz ubundi ni imyidagaduro. Reka tubifata uko. Entertainment nayo ni imyidagaduro. Ubwo se showbiz na entertainment bihurira? Ese ubwo burajya ngubwira amagambo ajya guhura kandi avuga ikintu kimwe. Tuvugije ukuri. Rega iyo tuvuze showbiz tutandukanye n'inkuru zo mu buhinzi. Urumva? Nataganye n'inkuru wenda umushoto wanjye kaba kasigaye akora z'abantu bapfuye. Ahantu hari umuntu wapfuye. Ni ukuri ko bana bajya. Abahazi. Umva mubwire. Sinzi ngo Kabaka ninde bimubwiye. Oya bano nari ikintu kimwe cyanangaje. Kabaka yarabwiye ngo hari umuntu wenda kwiyahura. Yaravuze ngo umuntu wenda kwiyahura. Bivuze ngo inkuru imubwira mbere y'uko umuntu ugiye kujya kwiyahura abanza agamagara ko wanjye kuri tayari kuna bavuga story. Man njyewe ubu ni muntu ufite inkuru za danje. Ubu se mukubita breaking news. Ubu muvugenda kwiyahura. Ubwo ngiye azabikorera. Urumva nuko mukaba yitakuma. Njye mfite makuru ya nyajana kuri. Umuntu witwa Pionika yenda gupfa. Ubwo bazamushyingura. Uwo ni Kabaka. Yamuvuga mu gitondo saa 10 za mu gitondo. Akubwira umuntu wenda kwiyahura. Arabwira uri tayari? Ni tayari. Mwerekana tujya. Nitse mu biki kandi ngo hari umuntu wapfuye.
nisekaba nawe nakabigasekwa nk'akeza imana muri rutugo irogo idashira umuntu wapfuye ariko teka mbanze nk'ibaza akabazo gatambere kujya mubaza kucyumva ushaka ko tujyana urumva kubera ko nawe babizi neza ko hari ukuntu wikaraga muri iyi mihanda urumva narimenye ahantu hapfuye umuntu nagera nyine n'uwari ugiye kumva muri umuntu wapfuye bazanyeyo kaba kageze kuri ya revo uri abantu bacuruza serikeyi cyangwa se amasanduku muri rusange urimo babaye zira iyo muhuye kase semeze bitetesha byaragoranye ntabwo tukibona abakiriya barabeshya cyane nigeze kuganira n'umukwaferi wanjye arangani se byibura nta muti mwazavumbura utuma umusatsi utamera vuba ati se tugakuraho abakiriya umusatsi nutinda gukumera tuzakuraho abakiriya bivuze ngo n'umuntu ucuruza serikeyi abashaka abantu bapfe uriye abakeneye nyine abantu bahora bapfuye kugira ngo oya ngo twari tukanyuzemo gakeya kubera ko twari turimo tuvuga tuti entertainment na showbiz yego ubundi showbiz yego ni show business ni show nyine urumva showbiz ntabwo twongera business business ni ikintu ukora nk'akazi yego nyina abantu barabyumva neza ni ikintu runaka gishobora kugutunga tuba turi ku kazi tuba turi ku kazi nyine urumva kugira ngo ukonveke abantu badukurikiranye ni ukugira ngo bumvishe ko views zabo zitadutunze bazahure kabiri ari ikintu bita kabiri buriya igiye kuvuga nyine ari ukuntu ukonveka abantu man ikintu cya mbere kigora umuntu wese wize akiga kaminuza ikintu kimugora ni ikintu cyitwa pitching sibyo hari abantu babona akazi kamusaba kujya gutanga imishinga amaproje n'ibiki akayimurika mu ruhame buriya umuntu ubasha kuvugira mu ruhame ingasobanura umushinga we akonveka abantu bawumve niwe aba ari umuhanga kabone naho yaba atarize sibyo bisobanuye kivuze ngo kuba tuvuga showbiz twabihina iyo business nituyishyiremo ni ukugira ngo mudukurikirana mwumve yuko ari urukundo rwinshi tubafitiye reka tubazaniye amakuru reka twiyatakire reka twigendere mu mihanda amaze iminsi cyane nubwo tumaze igihe turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda hari inkuru nyinshi cyane zagiye zitambuka ariko cyane cyane yamenyekanye yabaye ejo nyuma yuko Jay Skizza wa Mipanga cyangwa se Kambare Wironja yego umwana w'igikondo hari mu Gashyekero ni umwana w'igikondo abandi bakavuga ko ari umwana wa naye bagenda babitandukanye umwana bakavuga ko ari w'igikondo abandi bakavuga Mukamenge ni igikondo Mukamenge naho ni igikondo naho ni igikondo no mu Gashyekero hose no mu Gashyekero ni igikondo naho akoreye Nyamirambo ni hafi y'igikondo umwana w'igikondo ubu ngubu yagiye asigaye ari zanuza ari muri Arizona oya ndimo kuvuga hasigaye yakorera ubu ngubu ari mu miduha hano kajya ari gukora mu miduha yes ngira ngo nyuma yuko aho yarari muri Amerika yaje gutangaza inkuru twabonye twese tugahita dutangira kuvuga tuti wabona koko bikaze mbere yuko bitangaza ko yaje kwatakwa n'abantu agakubitwa inshuti yawe magara waranamukoreye so bivuze ngo uko byagenda kose ari byinshi ubiziho tunyuremo mu mayange utubwire uko bihagaze uwitwa Jay Skizza ngira ngo muri kino cyumweru twari tumazemo iminsi cyahariwe kuba twakibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 yaje kubatangaza avuga amakuru menshi agiye atandukanye atangaza ko ku munsi wo ku cyumweru yaje kuba aterwa n'abagizi ba nabi mwo kabyaramwe tuvuze abagizi ba nabi nagore wa muntu gusura kugira ngo nyine muganire ibintu bizima cyangwa se business zigiye bitandukanye yaje kuba ngaterwa n'abagizi ba nabi bagira kuri batatu babiri muri bo bari bafite imbunda babiri muri bo undi akaba arafite za nkoni zikunda gukoreshwa abasoruye n'aba abakuru defense nago bakibumbabarire cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye bashinzwe umutekano izo bita ndembo ngo baramukubitse ku rwego witwa Jay Skizza yarageze rwo kwibagirwa izina rye mu makuru witwa Jay Skizza yaje kuba atangaza yavuze yuko mu bantu bamukubise cyangwa se mu bantu akeka yuko bashobora kuba baramuhohoteye hashobora kuba harimo n'uwitwa Badrama mbibutse yuko ari umwe mu bantu bamaze kuba bakidekarara nk'ikigarasha cyangwa se nk'inyangarwanda nk'umwe mu bantu banga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda nyuma yuko akoze live ndende isaha irenga amasaha 2 atuka igihugu cy'u Rwanda atuka abayobozi b'igihugu cyo mu Rwanda ndetse bikaza kumugiraho ingaruka nini ahubwo ngo buriya ntabwo waza ngo umenyere abana b'u Rwanda ngo bikugwa amahoro uwitwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo bundi mu gihe twari turimo twibuka ngira ngo turimo dutangira akumugaragara icyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 yaje kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo nago
abana b'u Rwanda ntabwo u Rwanda tuzemera yuko dupfa kabiri. Ayo ni amagambo yigarukiyeho. Bivuze ngo witwa Badrama akimara kuba yasebya yatuka u Rwanda n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, witwa Badrama ntabwo byaje kuba byamugwa amahoro. Ngira ngo urabyibuka ubwo yajyaga mu gitaramo cy'umuntu witwa Ruti Joel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kuba asohorwa amaguru adakora hasi. Noneho mva maze mubwira akantu gatoya buriya nuko hari abantu batabonye umwanya wo kugira ngo babivugaho neza cyane, kubera ko ntabwo dushaka kumutiza umurindi wo kugira ngo yumve ko ari umuntu urenze, yumve ko ibintu akora birenze. Hariya naje kumenya amakuru yimbitse niherewe n'umuntu umwe mu bantu bari barimo gutegura cya gitaramo, ari nawe wari watwaye Ruti Joel, umwe mu bantu ba hafi ya Ruti Joel banateguye cya gitaramo uba muri Atlanta, nubwo hari atariho byari byabereye, niwe wari waramutwaye cyane ko no kugira ngo no mu gitaramo giye kuba niwe wizaniye Ruti Joel mu modoka. Kinarangiye niwe wamusubije mu modoka ko yabagiwe. Naramubajije rero nubwo ikibazo atajya akunda kujya mu social media n'ibiki byose atajya akunda kuvugwa cyane, ntabwo abishaka. Anyway, yitwa Gabi Gahima, niwe wahoze ari umugabo wa Aline Gahongayire. Gabi Gahima, abenshi baramuzi cyane, mu ex wa Aline Gahongayire. Yahoze ari umugabo baratandukanye, ubwo ni umu ex nyine. Harya ubwo ex ubwo yaba expired. Urabyumva neza? Niwe wanyihereye amakuru y'impamo ya Ruti Joel mu gitaramo ndetse na Badrama. None uzi ikintu gisekeje? Yarambwiye ati ikintu gisekeje, nta nubwo Ruti Joel yarazi ko Badrama aho hanze, nta nubwo yarazi birimo kuba. Bivuze ngo bamusohoye Ruti Joel atabizi, ntabyo yarazi na gake. Ariko kubanga ikintu kimwe kirimo, nyuma y'uko abantu bamajije kumenya ko Badrama ashobora kuza guteza akavuyo aho ngaho, Badrama ngo yaje yitwaje ababonsa b'abazungu ngo kugira ngo baje kuza guteza bakangate ngo naba basanga timu iraho barashize gutegura, nayo yateguye abandi bo gukumira abazungu. Urumva? Ariko bisobanuye ngo igitaramo cyabaye Ruti Joel yarabiteganyaga, bari babizi. Ni no mpamvu banapanze timu iraza kuba yarwanya cyane ko mu gihe cya Atlanta byari biteganyijwe ko azaza guteza akavuyo, Atlanta arahatinya kubera ko abaye abandi ba Bad Boys noneho bariwe byatanye. Bati wowe ahangaho ibyo wizanishwa Badrama, uramutse uje hano muri Atlanta wabibona neza, wasobanukiwe urwego nyine. Niwe rero yatinye kujyayo, ajya hariya aho Ruti Joel yari yakoreye, asanga naho hari abandi nta nubwo yigeze agera ku muryango. Biragira bavuga ngo baramusohoye, bamusohora he? Namwegeza nta nubwo yasonukijeho utuzuru, bivuga ngo yagiye hagurwaga amatike. Urabyumva neza? Na pana aho binjira ku gitaramo, kubera ko inyinshi nta nubwo hari itike zagurishijwe byo kuvuga ngo ngo itike zashyizwe hanze ngo muzigurishe. N'abantu bari hariya bifashe, baravuga ngo dukeneye amafaranga ya nayo yo kwishyura sale, dukeneye amafaranga ya nayo yo kuzaha Ruti Joel, turakora iki amafaranga aboneka? Kingira araza ati yitanguka ashoboye, Muvunyi araza mfite 3,000, haba haje Okimba mfite 4,000, Piyoni garaza ati mfite 6,000. Amafaranga yarakenewe araboneka. None bimaje kugenda gutyo, baravuga ati ariko ku muryango muzajya kwinjira azishyira ku muryango. Urabyumva neza? Badrama rero we yaje ashaka kuza guteza mbutiyaje, baba bayinjira ngo ni nko kubona kuri stade Amahoro bari buze kwishyura ku muryango, wajya gukorosinga mu migina bati subirirayo wowe ntukenewe. Aza afite amabonse y'abazungu bazi ko bagiye gukanga umwirabura. Ubu ati twebwe turashyikiwe n'ibyo byose, basanga hari abandi bakoze uburinzi nabo bazungu, badukangisha ikizazo tubwira iki? Wowe urasabye igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo hari unari ibintu bikwiye kugaragara. Hari ijambo tugeze kuvuga, numva ni ijambo rifatika. Hari ijambo witwa Sky tugeze kuvuga, agati ubundi uwitwa Badrama ntabwo yagahawe agaciro nk'akarimo arahabwa kano kanya. Badrama ntabwo ari ku rwego rwo kuba yakitwa ikigarasha, ahubwo ni urwondi n'icyondi. Kano kanya hari abantu bashobora kuba wenda bahangayikisha igihugu cy'u Rwanda, Badrama ntabwo arimo, biganatuma wenda n'umutekano wengera n'iki n'iki. Badrama ntabwo arimo. Ubundi byondi Badrama we nicyo gisirikare uvuga wagiyemo wozaga ibyombo by'abaki by'abasirikare. Wewe ntabwo uri ku rwego rwo kuba wahangayikisha igihugu cy'u Rwanda. Icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki, bihuza byinshi twanyuzemo bitarimo Badrama, bihuza n'uyu muntu witwa Kasuku cyangwa se Jessica zo mipango, vuga yuko ngo yakubiswe
uw'abandi ngo akirinda yuko bakubita isura n'amabya ngo akayahisha. Nuko nguko yivugiraga kuko ari ahantu ari ukuntu hakubita wana n'ubuzima bukahita burangira, sibyo? Uwitwa Kasuku ngahamya adashidikanya yuko uwitwa Badrama yaba abifitemo uruhare. Iki ni ikintu cya mbere. Badrama yaje muri showbiz nyarwanda, bivuze ngo abantu bari muri ino game abenshi baziranye na Badrama bose. Ndetse Badrama kuba ari umudiaspora cyangwa se aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ngo afite communication n'aba badumba baba hanze, n'aba ngaba ba Dekati, n'aba Kasuku, kuri rwa rwego yuko agiye gukora ibikorwa byiza byo gusapotinga. Ariko shaka ukivuga kuri Dumba man, mva mbabwiza ukuri, yego, umuntu utemera Dumba kari umuhanga, kankubwiza ukuri, yaba ari umuswa, yaba ari ikigoryi, umuntu utemera ko Dumba ari umunyarwanda ufite indangagaciro z'abanyarwanda, umuntu utemera ko Dumba akunda igihugu cye cy'u Rwanda, umuntu utemera ko Dumba adakunda amatiku n'amashyari. Dumba baramubajije ejo bundi kuri live Godfather, abajije guhamagara Claude arimo amubaza ngo ujye kundebera kwa Semuhungu n'ibiki byose. Dumba bamubajije ahita avuga ngo turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside. Dumba ni inyangamugayo mani yakorewe abatutsi mu bantu babaho mwabajari mwe mukizamuka ndetse n'abagezeyo. Dumba ni umusitari ku rwego nubaha ruteye n'ubwoba, ari hejuru. Ariko nanone Dumba natinya kuvuga yuko ntabwo natinya kuvuga ko no muri showbiz yo mu Dumba niwe muntu uramutse kambabwiza ukuri mwabahanzi mwe mu byange mu byemere. Nitubura umuntu nka Dumba muri ino game muzamenye yuko showbiz ari nyine isa nk'isubiye hasi. Uko n'ukuri mbahaye nka King Era. Nitubura umuntu witwa Dumba muri ino game nyarwanda, tukabura Dumba muri ino entertainment nyarwanda, muri music nyarwanda tukaburamo umuntu witwa Dumba, muzamenye yuko showbiz nyarwanda isubiye hasi. Ntacyo badekate bazadufasha, ntacyo Kasuku muri showbiz azadufasha, na Mideli Rwanda uri kuzamuka neza ntacyo azadufasha. Arimo neza ariko nakubwira impamvu ntacyo azadufasha. Kazungu ka boss ntacyo azadufasha. Bivuze ngo ino game music nyarwanda agahenge mu gifite, impamvu mu gicuruza byibura music kagera kure nuko dufite Dumba. Kazungu ka boss yikorera amatiku ngo yabamike ngo ba Rinda nabandi, one Kazungu ka boss. Ariko Dumba we kugira ngo akwemeze nagiye kubona mbona afunguye indi account yitwa Dumba nimba ari 3. Ragati ino account nyihariye content zindi za YouTube n'izindi zitandukanye, ariko ingiye Dumba mwamenyeho urumva ni content yo kuzamura abahanzi. Amateka regasa gacuruza kurenza na music nyarwanda. Abantu benshi bakunda ibintu bibiza, sibyo? Bize ngo cyane abo kuri YouTube nitubura Dumba muzamenye yuko ibintu muri show tugiye kuri Kasuku. Navuga kuri Kasuku avuga yuko yakubiswe cyangwa se mu bantu bamwatatse banamuteye harimo uwitwa Badrama. Impamvu Kasuku bivuga uko nguko, Kasuku urabizi yijanise cyangwa se newe wazanye content nashima mu gihugu cyo mu Rwanda yo kurwanya cyangwa se no guhangana n'ibi bigarasha, kuko benshi bakoresha social media. Urebe ko rusaku witwa Sankara y'agateza za Kongo avuga nabo Rwanda, bivuze ngo hari abantu bakoreshaga umunwa mu guhabya cyangwa se mu gutera ubwoba abana b'u Rwanda. Tuza kugira umuntu supportinga nka Kasuku avuga ati uwo munwa mwakoze natwe twarawukoze, reka duhangane namwe. Noneho wanaza noneho yego akubita ababaza. Bisobanuye iki? Bivuze ngo Kasuku ntago ari umuntu ushaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaranga ngo ni kurara muri iki cyumba. Sibye wa muntu ushobora kuba muzi bavuga ngo umuvunyi ni inshuti yanjye ushobora kuba uzaho na cyangwa se nzahuta, ariko abandi bafana abandi ntabwo bazi ibyawe. Bivuze ngo byange bikunde impamvu ngo yakubiswe n'umuntu witwa Badrama, umuntu bamukubise yari arimo, urumva nuko Badrama yarazi aho Kasuku kuko Badrama tumaze kumenya ko ari ikigarasha. Ejo bundi nibwo yiyerekanye, ariko mbere yuko yerekana bari inshuti bahorana ibintu nk'ibyo bivuga ko Kasuku ari nano yamurangiye akazi n'ibyo ngibyo. Bivuze ngo bari baziranye, bivuze ngo Badrama yarebye ubugwari ububwa n'ubucuca afite aho na kujya gutera Kasuku wenyine ntabwo birakunda. Ntabwo yari kuvuga ari ukuntu ngo yegera Tayikondo abajya gakeya Kasuku twariganye. Urabyumva neza izo karatana yazikiniye, urabyumva wenda yazigiye mweganye mu ishuri hanze. Yego hanze hari ukuntu yagiye kubyiga no muri Amerika, hari uburyo yabyizemo ntazi nubwo wenda urumva kubyigira muri Amerika nta muntu ugorora ikijumba. Yego yani yari amaje kubamo umukuru yaramaze gukura nawe izo karatari kuko twabaga turi kumwe. Ariko nanone umuntu impamvu uvuga ngo
Badrama ntabwo ari ku rwego rwo kuba yahangara Kasuku. Mbona cya Badrama ari igisore. Ni igisore ariko kamubwiza ukuri. Iyo umuntu ari mu mafuti ntabwo aba afite. Ese wowe umujura? Umujura niko yaba angana kose. Aba afite ubwo. Akana ngo we. Yirukanga kibuno mamaguru. Bisobanuye iki? Ntabwo Badrama ari kubasha Kasuku. Ari ku rwego rwo kuba yabasha Kasuku. Yagomba kwitwaza abandi. Asanga ari nawe wazanye n'umukongota akamukubita. Nahise nanga numvishe ngo hari abantu ngo bazanye ngo cyangwa bamukubise n'imikongote mu mbavu nahe yose. Hari abantu ngo bazanye n'imbunda. Ngo bafite imbunda ebyiri. Bivuze ngo n'abantu baragare Badrama arimo kubita witwa Jesquizo wa mipango. Ariko Badrama umenye yuko baye kirumba. Imbere y'Imana nkubwije ukuri. Uri gusebya ababyeyi bakubyaye. Baramwihakanye. Barakwiyakana. Ntabwo ari ukukwihakana. Buriya nimba mama wawe ahantu ari. Mamya nashidikanya ko ari umuntu uvuga ati byibura ino ndiyivamo. Umubyeyi wageza ngo arumva icyo kintu. Ariko ubundi umuntu wese urwanya igihugu wagira ngo umubyeyi wese naba arimo kuvuga ati urumva icyo kintu. Ese nge ejo bundi narebye urumva muvuganye bategeza bati nk'uyu muntu yego tumaze iminsi turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yego bisobanuye iki? Bivuze ngo tumaze imyaka 32. Ibyo bintu nge byabaye nariho ndi urubyiruko ariko nyene kumenya amateka ijana kuri kugira ngo nzayishe n'abankomokaho, kugira ngo mbashe gusigasira ano mateka kugira nazongera kuvuga ngo bigiye gusimbuka urukiramende urabanza ugasubira inyuma. Bivuze ngo ngomba kubanza nkamenya amateka kugira ngo nzayigishe n'abazankomokaho ntibazayasubiremo. Nge ejo nayicaye ndatekereza ano mateka yabayeho byari ibintu biteye ubwoba. Video turazibona uwamye buragaragara, ubona umuntu uje gutanga uwamye hano hari umupanga nyine igikomere ukana ni ibintu biteye isoni n'ikimwe ukana ni yakababaro. Mu myaka 32 u Rwanda ruvuye muri ayo mateka, reba aho u Rwanda ruri. Imyaka 32 yonyine yonyine bro, reba aho u Rwanda ruri. Bivuze ngo n'uwakorera ibyo bintu aracyahari. Urumva imbaraga n'ingufu ibyo bintu byashyizwemo, sibyo? Iyo ufashe imyaka 32, imyaka 32 hari abasore nzi bayimaze 35 kamvuge bayimaze batari batangira no kwiga kubika igiceri cy'icumi kuri banki, batari banisobanukirwa. Oya batanafite konti. Oya bataranisobanukirwa, batarabona n'akazi. Urumva icyo kintu. Ariko noneho ibaze iyo myaka u Rwanda ruvuye mu icuraburindi, reba kano kanya ahantu turi. Uhita umenya imbaraga igihugu cy'u Rwanda gifite, uhita umenya umuvuduko w'iterambere turiho. Hari umukecuru ejo navuze ngo zino ntera hamwe ngo zizanyura hese ngo kereka Kagame n'abadahari, nge naramwiboneye. Icyo kintu bivuze ngo hari imbaraga zaje mu Rwanda zikora ibyo abandi bantu byananiwe, ndetse ziraza zibuhura u Rwanda ruzishyira ahandi hantu. Badrama iyo ushaka kwangiza igihugu cy'u Rwanda cyakugaburiye hejuru y'amafaranga, Badrama iwanyu barimo baricuza yuko bakubyaye, kuko kugambanira u Rwanda wakoreyemo business zawe zikagenda na mama wo kubyara baronse bakwishyuye wamugambanira agapfa. Cyari tutabonye buriya urabyemera? Na mama wawe wo kwibarutse wo kwigiriye ku gisekano kanya. Badrama ntabwo bisaba ibintu byinshi wagwaye $1000, mama wawe wamugambanira akitaba Imana. Bivuze ngo uri ikigwari. Yitamo gutera gase. N'ibintu baba ngo uri igisore ngo uterura ibyuma n'ibiki, uri ikigwari pe. Niwe mugabo w'imbwa nabonye. Urugero rwiza rw'abagabo b'imbwa bariho ni Badrama. Mujye kwiga uko imbwa zibaho ni Badrama man. Nukuri kw'Imana. None isaba gutangira gutera agasuku. Wese ari kumushobora yagombye kujya kwitwaza abandi bafite imbunda, urumva bafite imbunda ngo bajye kumutera ibintu ngibyo. Ariko ikintu navuga hashimwe Imana yarinze Kasuku. Kasuku turetse n'ibyanavuga ngo aratoka bike n'ibike, hari uruhare runini afite, sibyo? Mani bro, buriya abantu benshi batanamuzi, abantu benshi batanamuzi Kasuku n'umwana mwiza. Nasharagira n'umuntu gusapotinga, yikoreye utuntu twiwe. Yego ikindi ntago ari igisabo. Ni boro byose mubona akora mugaga ngo ni ibiki ngo Kasuku iki ni content. Ariko inyuma ya kamera Kasuku iyo muganiye Kasuku ni umuntu muzima n'umwana mwiza. Je dutandukana ubu n'uwamya ntabwo badutandukana. Namaze igihe kinini nk'amezi 5 tutanavugana, ariko ikintu yaje kunungura. Hari umuntu wamunyuza ngo ati se King ira ko twapanze ibi nibi ngibi, urumva nifuza kwa namuha amafaranga. Tuvugana twaranatandukanye bimwe bibi, urumva kiraga tara n'umuhungu wanjye mbabarura mukandira. Bivuze ngo Kasuku nashyari muri wagira
icyo ngicyo murakimenya. Kasuku nta shyari muri we agira, nta rwango muri we. We ikindi anagira ishyaka ry'igihugu. Jewe nicyo kintu cyambere mukunda kuruta n'ibintu byose. Buri muntu wese urwanira igihugu uko byagera kose, umuntu urwanira u Rwanda aho ngaho ane makosa yakora aba ari umuntu banemereye kumwabarira ngewe. Aba ari umuntu wadanje. Urabyumva neza. Numwe mu bantu basobanukiwe neza amateka y'igihugu cy'u Rwanda, numwe mu bantu basobanukiwe neza igihugu cyanyuzemo, numwe mu bantu basobanukiwe kurenga akakira ibyo twanyuzemo byose. Ari n'ijambo yavuze, aravuga ati ngewe nubwo baneye bakamuhota cyangwa se bakankubita, ariko nge ino video naba ndiho nariho, nge nemere kuba napfira igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Nta muntu uzakivogera ngo nuko ngo bari bukunkubita bari kugira gute, wapi ntabwo bishoboka. Bagaruke wongere bawe umukecuru ngo niwe wabakanze. Umukecuru ngo ujye ukunda kuba yibereye imbere yiwe kuri ukuntu n'akabwa kiwe yego ari aho ngaho. Umukecuru niwe watumye bagira ubwoba bari rukanka. Oya, Imana ishimwe kuba wenda akiri na muzima, agiye umweka umwuka w'abazima. Nibyo navuga ku muntu. Kandi hariya barakwica feri gahita. Barakwica nagire numenya nawe warengeye. Rega ni mu mahanga ntago ari mu Rwanda. Twasoje ka tugushimira ahantu wese uherereye wowe ukurikirana ibiganiro byacu kwibuga Global TV. Tubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ibisanzwe bari Joseph Muvunyi, imbere yanjye hari King Era.